noneho ubwoba nanone bw'ubuzima n'ubw'imibereho n'ibindi bitandukanye bize nabyo bikwitureho. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo mwana muto uri uw'Imana. Haleluya, muri ab'Imana. Amahoro y'Imana abe muri mwe nshuti bakunzi ba Irera Global TV. Tugarutse muri cya kiganiro cy'umwuka n'ibitekerezo. Uyu munsi turaza kuganira ku muco wo gusenga. Nge ndi Reverend Tuyisenge Theophile, niyo mazina yanjye. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, urera urakiranuka. Muri wowe habamo kwera, habamo gukiranuka, kandi muri wowe niho dukora ubuzima butagira ikibwanduza buturuka kuri wowe, kandi ubusabane bwacu nawe buduhereza ubuzima bwuzuye. Turasenze rero kugira ngo uyu mwanya tugiye gukoresha tuganira ku ijambo ryawe, tugiye kwiga ku muco wo gusenga. Kandi gusenga, ijambo ryawe ritubwira neza ko ari ukuvugana nawe. Bana natwe rero kugira ngo twebwe ubwacu n'abatwumva tumenye kuganira nawe, tumenye icyo bivuze, tumenye agaciro bifite, kugira ngo tujye tumenya ubwiru bw'ubwami bwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'uko nari maze kubibabwira, tujye kuganira ku muco wo gusenga. Ahari ngira ngo abantu benshi muzi gusenga, ndetse n'uwababaza gusenga icyo ari cyo mwabisobanura ko gusenga ari ukuvugana n'Imana. Ariko abenshi hari ukuntu badashobora kubyita umuco cyangwa se ngo babihe agaciro kabyo. Muri iki kiganiro rero turaza kureba uko gusenga twabigira umuco, turebe uko twabihereza agaciro, turebe n'uko bikorwa kugira ngo bibyare umusaruro byitezweho. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 4 umurongo wa 23 kugera ku wa 24. Turasoma kandi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 12. Indi mirongo turagenda tuyisoma uko tugenda twigira imbere mu kiganiro. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ni igice cya 4 nk'uko nari mbibabwiye, igice cya 4 n'umurongo wa 23 ndetse n'umurongo wa 24. Dusangamo ikiganiro cyabaye hagati y'umusamariyakazi ndetse na Yesu. Ubwo ageze ku murongo wa 23 yaramubwiye ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Bishatse kuvuga ngo bene abo ari bo bamusenga, nuko hari n'abandi basenga bitandukanye nuko Yesu yarabibwiye umusamariyakazi barimo bagirana ikiganiro. Mu Baroma igice cya 12 ndetse n'umurongo wa 12 hari ukundi Pawulo yabibwiye Abaroma icyo avuga ku gusenga. Mu gice cya 12 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma umurongo wa 12, Pawulo aravuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, Imana ibaha umugisha. Pawulo arimo bakangurira gusenga bashikamye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana nabwo bukavuga ko igihe kije kandi gisohoye, kugira ngo uyu munsi twaba abagabo bo guhamya ibyo ngibyo, ko igihe kije gisohoye kidusohoreyeho, ko dukwiriye gusenga Data tukamusenga mu kuri. Mu kuri ni ukumusenga mu bitekerezo byacu bihari,
ni ukumusenga duhari mu buryo bw'umubiri, ariko kandi ni ukumusenga tumusengeye mu mwuka. Uko gusenga niko Imana ishaka, ni Imana ishaka kugira ngo dukomeze tuganire nayo. Dukeneye kuganira n'Imana muri ibi bihe nk'uko abatubanjirije bagiye babikora. Mu Kuva mu gice cya 19 tubona Mose azamuka umusozi agiye kubaza Imana, agiye kugira ibyo ayisobanuza. Dubona kandi na Yesu ubwe, uyu watangaga inama yo gusenga, nawe yarasenze. Nta muntu wigeze akorera Imana mu bihe byatambutse adakoresheje isengesho. Ntabwo wakorera umuntu ari umukoresha wawe ngo ureke kuganira nawe. Ntabwo wamenya ibyo akunda ngo arebe ibyo ukora, ntabwo wamenya ibyo yanga ngo nawe ubyirinde, ntabwo wamenya kandi amabwiriza y'akazi. Ni ukuvuga ngo amabwiriza y'akazi tuyakura ku Mana, kubera ko Imana niyo dukorera, niyo tubana nayo, niyo itubwira ibyo dukwiriye gukora. Rero ngiye kubagaragariza ukuntu umuntu yahindura ubuzima bwo gusenga ubw'agaciro. Akenshi hari n'ababikora ariko bakabikora nk'umuhango, bakabikora nk'ibintu biri aho ngaho, ariko gusenga bibamo imbaraga, gusenga bibamo ikintu gikomeye cyane, kubera ko gusenga iyo uganira n'Imana, Imana nayo irakwihishurira. Icya mbere gishobora kugufasha guhindura ubuzima bwo gusenga ubw'agaciro, ndakubwira ko icya mbere ari ugutangirana imitekerereze ikwiriye. Gutangirana imitekerereze ikwiriye, icyo ni icya mbere ukwiriye gutekerezaho mbere y'uko winjira mu gusenga, mbere y'uko ugira ibyo usengera, mbere y'uko ugira ibyo uganira n'Imana. Banza ugira iyo mitekerereze ikwiriye. Iyo mitekerereze ikwiriye Matayo yayivuzeho mu gice cya 6 umurongo wa 5 kugera ku wa 8. Dukwiriye kuba abo turi bo, kuko muri icyo gice niho Matayo yanditse izi nkuru, aravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo iyo dusenga dukwiriye kuba abo turi bo. Mu yandi magambo, ntabwo dukwiriye kwigaragaza uko tutari. Uyu munsi birashoboka ko ushobora kujya gusenga ariko ukigaragaza uko utari, ukigaragaza uko utari mu by'ukuri. Tubona urugero rw'abafarisayo bajyaga ngo bajya gusenga kugira ngo abantu babarebe, bagahagarara ndetse no mu mayira, bakambara amategeko y'Imana, bakayambara mu ijosi, bakayambara ku gahanga, bakagenda mu nzira kugira ngo abantu bose bamenye ko basenze. Rero Bibiliya iratubwira ngo nimusenga ntimukanyemerere nk'indyarya. Gira imitekerereze ikwiye, wegera Imana ukuri, wegera Imana nkawe, wegera Imana ujyanye ibyawe byose. Usenga ibitekerezo byawe bisenge, ndetse n'umwuka ukurimo byose bihamanye nawe kuri gusenga. Ntabwo dukwiriye kwirarira, ntabwo dukwiriye kwirarira. Nimwirarire rwose, ntiwirarire ngo ukunde ushimishe Imana cyangwa abantu. Nta kwirarira kubamo mu gusenga, kubera ko aba ari ukuganira n'inshuti, aba ari ukuganira n'Imana yakuremye, aba ari ukuganira n'umuremyi wawe. Ukwiriye kugenda ukuri, ukwiriye kugenda ukuri. Uko kugenda ukuri rero bikagaragaza ko wagize imitekerereze ikwiriye mu kubaka uyu muco wo gusenga. Icya kabiri, butuje. Tuza rwose, fata umwanya witekerezeho, kuko umurongo wa 6 muri icyo gice cya 6 mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo umurongo wa 5 kugera ku wa 8 harimo avuga ngo weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinguruke. Ujye winjira mu nzu ubanze ukinguruke. Ahari wabisobanura nko mu buryo bubiri. Kubanza gukinga urugi, bamwe bashobora gutekereza ko ari urugi rw'inzu bisanzwe, abo bariho, ariko nanone ushobora gutekereza ko ari urugi rw'umutima wawe. Banza ukinga urugi, umutima wawe wegereze Imana, noneho usenge So wo mu ijuru. Icya kabiri gikurikira gutangirana imitekerereze ikwiye ni ugukoresha urugero Yesu yaduhaye. Yesu yatanze urugero, yashyizeho igipimo dukwiriye kumenya
ko kuko turi gusenga. Niyo mpamvu mu gice cya 6 nyine niho tukiri, mu gice cya 6 mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, hari ukuntu Yesu abisobanura, hari ukuntu Bibiliya itubwira dukwiriye gusenga mu gice cya 6 n'umurongo wa 9 kugera ku wa 15, ngo koresha urugero Yesu yaduhaye. Ntabwo twebwe turi abacu kuko twarangije kwakira Kristo. Iyo umuntu arangije kwakira Kristo aramugenga ndetse n'imitekerereze igahinduka. Rero niba ugiye gusenga dufite urugero Yesu yaduhaye mu gice cya 6 n'umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 15. Umurongo wa 6 hari ukuntu bisobanura, ariko ibyiza duhere ku murongo wa 9 ngo nuko musenge mutya muti. Mu yandi magambo dufite urugero. Ayandi magambo ibindi umuntu ashobora kuzana biri ku ruhande bikwiriye kuba bigendana n'iri sengesho ry'abana b'Imana ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Dukwiriye kwegera Imana mu kuyisenga tuzi yuko tugiye kuyihereza icyubahiro, tuzi yuko tugiye kuyubaha, izina ry'Imana ryubahwe. Mu yandi magambo dusenga Imana ariko tuyubashye. Kubaha Imana ni ukuyegera, ukayegera uyubashye, ukayegera umutima wawe ufungutse. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, gutyo kuza gukomeza kugeza ku murongo wa 14. Rero birasaba ngo niwegere Imana usenga ukurikize cyangwa se ukoreshe uru rugero Yesu yaduhaye. Ndashaka kugira ngo bereke ibice 6 bigize isengesho. Ukurikije iri sengesho duhabwa mu rugero na Yesu Kristo, harimo nk'ibice 6 by'ingenzi umuntu ashobora kwigiraho, umuntu ashobora kumenya. Ndakugirazaho ibi bice 6 kugira ngo nawe nusenga ujye witegereza neza, se isengesho ngiye gusenga ni isengesho rimeze gute. Muri ibyo bice 6 bigize isengesho, igice cya mbere ni ugushima. Gushima Imana, kuko udashimiye Imana kuyegera nabyo byaba birimo ikibazo. Hari ubwoko bubiri rero bw'amashimwe. Ishimwe rya mbere ngo ni ugushima Imana kubera iyo ariyo. Kubera iyo ariyo. Imana ni nyembabazi, tuyishimire ko igira imbabazi. Imana igira urukundo, tuyishimire ko igira urukundo. Yabanye natwe, iraturinda, itugirira neza mu bihe bikomeye, ntabwo yigeze idutererana. Tuyishimire ko itanga amahoro, tuyishimire ko ari Imana ivuga bikaba, tuyishimire ko ari Imana itegeka bigakomera, tuyishimire ko ari Imana ikinga ikaba ikinze, yakingura ikaba ikinguwe. Ibyo dukwiriye kubishimira Imana. Haleluya. Cya kabiri, dushima Imana ibyo yakoze. Hari ibyo yakoze pe, hari ibyo yakoze. Nusubira mu buzima bwawe uraza gusanga hari ibyo Imana yakoze bitagombaga gukorwa n'umuntu, bitagombaga gukorwa n'inshuti, ndetse inshuti zo warazishatse uranazibura. Wiringiye umuryango nawe urawubura. Mbega ibintu byose wari wiringiye warabibuze, ariko Imana yarahabaye. Rero dukwiriye gutangira isengesho dushimira Imana. Gushima Imana ibyo yakoze rero, Zaburi y'ijana n'umurongo wa 4 hari icyo yabivuzeho. Zaburi y'ijana n'umurongo wa 4 hari icyo iyo Zaburi itubwira ku gushimira Imana ibyo yakoze. Zaburi y'ijana n'umurongo wa 4 iravuga ngo mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime musingize izina rye. Mwene data, uyu munsi kubera ibikomeye urimo, kubera ingorane urimo, ntiwaba wumva ntacyo gushimira Imana? Siko kubitekereje? Ntabwo wumva yuko ukwiriye gushimira Imana? Ntabwo wumva yuko ibitekerezo byawe bikwiriye kuba biri gushimira Imana kubera ko yagize neza? Icya kabiri mu bice bigize isengesho ni intego. Intego yo kuvuga ngo niyemeje gukora ubushake bw'Imana. Akenshi uzasanga abantu basenga, twe tukabwira Imana gusa, ariko ntidutege Imana amatwi kugira ngo nayo itubwire. Kandi nitubwira dukore ibyo idutegeka gukora. Rero mbere yo kujya gusenga ukwiriye kuba ufite uwo mutima wuko ni iki Imana izagutegeka uzagikora. Mwene data,
nta bintu wigeze usengera, noneho wabyitegereza ugasanga Imana hari ukuntu yabigenje, ariko ugasanga ibyo yakubwiye ntabwo wigeze ubikora. Wisuzume, wisubiremo. Rero muri iryo sengesho ry'Umwami wacu avuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Rero gusenga ni ugusenga kugira ngo ubushake bw'Imana bube. Akenshi abenshi uzasanga ahubwo dusengera ubushake bwacu, uzasanga dusengera ibyo dutekereje, tugasengera ubushake bwacu. Dukwiriye gusenga kugira ngo ubushake bw'Imana bube. Ubushake bw'Imana bube mu muryango, mu miryango yacu habe mu bushake bw'Imana, ubushake bw'Imana bube mu itorero, ubushake bw'Imana bube mu murimo w'Imana dukora, ubushake bw'Imana bube mu kazi kacu, ubushake bw'Imana bube ejo hazaza hanjye, ubushake bw'Imana bube mu gihugu cyacu, ubushake bw'Imana bube no mu isi muri rusange. Dukwiriye gusenga kugira ngo iryo sengesho ubushake bw'Imana ari bwo buba, ariko akenshi uzasanga abantu batabiha agaciro. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere hari ijambo rikomeye ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Bishatse kuvuga iki gutanga umubiri ugakorera Imana? Bishatse kuvuga yuko mu isengesho dukwiriye kugira intego. Intego ni imwe, ni intego yo kuvuga ngo niyemeje gukora ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana mu mubiri wanjye, ubushake bw'Imana, ubushake bw'Imana, ubushake bw'Imana. Ese iyo usenga uba ufite intego? Ese iyo usenga uba wumva mu mutima wawe harimo kubaha Imana? Ibyo ukwiriye kubitekereza. Icya gatatu, hari iby'Imana iduha kuyisaba. Saba Imana kumpa ibyo nkeneye bya buri munsi. Nuvuga ngo ibyiduha, hari gushima Imana, ni igice cya mbere twabonye. Icya kabiri twabonye intego yuko dukwiriye kugira intego yo kubahiriza cyangwa se yo kwiyemeza gukora ubushake bw'Imana. None ikindi tuyisaba ibyo dukeneye bya buri munsi. Ese koko uyu munsi uracyegera Imana uyibwira ibyo ukeneye, uyibwira ibyo wumva ushaka ko Imana yagukorera? Ese n'ibyifuzo ki nasengera? Nawe bitekereza. Iyo usenga usengera ibihe byifuzo? Iyo usenga ni ibihe byifuzo wumva ushyize imbere? Ngiye wabaye ari njye ubajije nagusubiza ngo ni byose, kuko ibyifuzo byose umuntu arabisengera. Noneho muri ibyo byifuzo byose umuntu afite byo kugira ngo ubuzima bwa buri munsi bushoboke, dukwiriye kuba tubisengera, dukwiriye kuba twumva hari uko Imana dushaka ko yatugenza. Rero hari ibanga rikomeye hano nshaka kukubwira. Ibanga rivuga ngo atura icyo usaba. Cyature, kivuge mu izina, uvuge ngo Mana ndagusaba iki, Mana ndagusaba iki. Kubera yuko iyo ucyatuye Imana nayo ibona yuko icyo kintu ugikeneye. Icya kane ari ikigendanye n'imbabazi. Nsaba Imana kumbabarira ibicumuro byanjye, kuko niyo mpamvu muri rya sengesho twabonye harimo igice kivuga ngo uduharire imyenda yacu, utubabarire ibicumuro byacu. Ariko hagakurikiraho ikindi gice kivuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ahangaha rero ushobora gutekereza ikintu kimwe. Hari imbabazi usaba Imana, ariko nawe hari imbabazi ukwiriye gutanga ku bandi bantu baguhemukiye, bagukoreye nabi. Rero izo mbabazi ukwiriye kuzitanga, kuko iyo uvuze ngo Imana imbabarire ibyaha byanjye nk'uko nanjye nababariye abandi, kandi utarigeze ubababarira, mu yandi magambo ni ugusaba Imana kutakubabarira, niba uri kubitekereza neza. Hari intambwe rero enye zikugeza ku kubabarira, kuko ni intambwe ukwiriye gutera kugira ngo ubabarire, ubundi usabe Imana kukubabarira. Icya mbere cy'intambwe ukwiriye gutera yakuzakugeza ku kubabarira, ukwiriye gusaba Umwuka Wera kuguhishurira buri cyaha. Zaburi 139 umurongo wa 23 kugera ku wa 24. Gusaba Umwuka Wera akaguhishurira buri cyaha.
kuko ukurikije ukuntu tumeze hari igihe rimwe na rimwe n'ibyaha wowe utapfa kubyibuka, ariko iyo umwuka wera ari muri wowe arabiguhishurira, akaguhishurira buri cyaha. Icya kabiri ni ukwatura icyaha cyawe. Kwatura icyaha cyawe ukacyita izina ryacyo. Kwatura icyaha ukacyita izina ryacyo. Mwumva ko harimo ibintu bibiri, hari ukwatura ariko nanone kucyita izina. Uyu munsi hari abantu batura ibyaha ariko bakabyita andi mazina, kubera ko batekereza yuko amazina y'ibyo byaha bagiye kwatura ari ibyaha bikomeye, noneho muri ibyo byaha bikomeye bakagerageza kubyita amazina. Urugero, uzumva umuntu avuga ngo Imana imbabarire ngo kubera ko ngo nitije ngo ikintu cy'abandi, kandi yarakibye. Ko ntabwo ari ukwatura, uvuga uti Imana imbabarire naribye, kandi Imana ikubabarire. Cyangwa se umuntu ukumva aravuze ngo urabona ngo Imana imbabarire ngo nagize irari ry'umubiri, none se wakwihanira ubusambanyi ko wasambanye. Ukumva abandi baragenda bagerageza kubisiga amazina. Hari ibintu bitandukanye bigenda biba, ukabona nyine ibyaha abantu barabisiga amazina. Mu kwatura rero ukwiriye kwatura icyaha cyose, ariko nanone icyo cyaha cyose watuye ukacyatura mu izina ryacyo. Ikindi ni ukwikiranura n'abo mufitanye ibyo mupfa, niba hari abahari igihe biri ngombwa, kubera ko ni ukuvuga ngo iyo hari abo wahemukiye, iyo hari abo wagiriye nabi, iyo hari ibibi wakoze, ukwiriye kwikiranura n'abo wahemukiye. Iyindi intambwe ya nyuma yakugeza ku kubabarira ni mu kwizera, wemere imbabazi z'Imana, kuko Imana irababarira, nta cyaha itababarira. Wakira imbabazi z'Imana maze wongere uba umuntu Imana ibona nk'ingirakamaro, kubera ko iyo turi abantu bejejwe nibwo Imana kandi ihera ko ikadukoresha. Uyu munsi abantu barimo bagenda baramira mu byaha cyane, noneho hakaza n'ubundi buryo bukomeye cyane Satani agenda azana bwo kugaragaza yuko uyu munsi bidashoboka ko umuntu yakiranuka kubera wenda ingorane n'ibibazo bitandukanye. Uyu munsi bidashoboka ko umuntu yakora neza, ariko bene data, abantu beza baracyabaho. Imana iracyakora imirimo, Imana iracyakora ibitangaza. Imana uko yahoze umunsi ni kuri nako izahora, uko yababariraga niko n'ubu ikibabarira. Ikindi rero cya gatanu muri bya bindi twari turi kuganira cy'ukuntu umuntu yahindura ubuzima bwo gusenga ubw'agaciro, twari turi ku by'imbabazi, hari gusengera abandi bantu. Ni icya gatanu, nsengera abandi bantu. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kumenya uko wasengera abandi ukwiriye kubitekerezaho. Ijambo ry'Imana hari uko rigenda ribitubwira. Akenshi iyo usenga bigaragara ko ugenda usenga ariko uzanamo ka kantu kanjyewe, imitekerereze yawe, ugasanga ibintu byose ni kuri njyewe. Mana mpa, Mana ngirira gutya, Mana kora gutya, Mana iki, amen. Iryo sengesho naryo ntabwo riba ryuzuye. Ukwiriye no gusengera abandi. Wibuke abari mu makuba, wibuke abarwayi, wibuke abashonje, wibuke abahuye n'ingorane, wibuke abahuye n'ubuzima bubi, wibuke n'abantu benshi bagiye bava mu gakiza, ubasengere. Hari ubundi mwitozo wakora kugira ngo usengere abantu, ngo ni ku rutonde rw'abantu ushaka gusengera. Se birashoboka? Wakwandika urutonde rw'abantu ushaka gusengera, abantu batandukanye mu minsi itandukanye y'icyumweru? Se wabishobora? Ku wa mbere ukavuga uti nzasengera aba, ku wa kabiri nzasengera aba, ku wa gatatu nzasengera aba, ku wa kane nzasengera aba. Ibintu nk'ibyo ukagenda urushaho gusengera abandi bantu. Icya gatandatu mu muco wo gusenga, mu kuwubaka, dukwiriye gusenga Imana, tukayisenga kugira ngo iduhereze uburinzi. Bene data, dukeneye uburinzi. Imibiri yacu irindwe, ubugingo bwacu burindwe, umwuka Imana yadushyizemo na urindwe. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kurindwa. Gusaba uburinzi rero, ahantu hari ubutunzi haba uburinzi, ahantu hari ikintu cy'agaciro haba uburinzi. N'ikimenyimenyi, uzarebe iyo ufite amafaranga mu mufuka, akenshi usanga wisanze wakoze ku mufuka urimo amafaranga, kubera yuko uba wumva utekereza yuko
bashobora kuyakuramo. Iyo rero dusenga Imana dusaba uburinzi, ngo nsaba Imana kurindwa ko mu mwuka. Haleluya! Ni ukurindwa ko mu mwuka, ibitekerezo birindwe, umwuka w'Imana akomeze kuba kuri twebwe, kurindwa ko mu mwuka. Imana iturinde ibitero bya Satani, twambara intwaro zose z'Imana, turindwe nayo. Rero dusaba uburinzi tubinyujije mu isengesho. Matayo 6:13, muri Matayo handi twasomaga, Matayo igice cya 6 umurongo wa 13, hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira kuri ibyo ngibyo, ngo weho nusenga ujye winjira n'ibyo, ariko mu kwinjira ngo mu nzu ubanze ukinga urugi twarukinze, ariko muri uko kurukinga ngo hari data ureba ibyiherereye, n'ibyo tumusaba byo kurindwa nabyo arabizi. Ku murongo wa 13 uburinzi niho buri, vuga ngo ntuduhane mu bitwoshya. Haleluya! Kuko ibitwoshya ni byinshi, ariko Imana dukwiriye kuyisaba kutaduhana. Ibigeragezo biza ni byinshi, ingorane ziza ni nyinshi, ariko dusaba Imana kutaduhana mu bitwoshya, ngo ahubwo udukize umubi. Umubi warahari, Imana ikwiriye kumudukiza. Imana ikwiriye kumudukiza, ngo kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Wowe ntabwo wifuza ko Imana idukiza umubi? Wowe ntabwo wifuza ko Imana iturinde umubi? Umubi rero ahora azerera. Rero abizera bahura n'intambara y'umwuka buri munsi. Iyo wizeye Imana, intambara zuhura nazo, ingorane uhura nazo. Muri iri sengesho rero senga Imana kugira ngo iguhereze uburinzi. Satani aba ashaka kudutsinda akoresheje ibintu bibiri. Ibyo bintu bibiri ndashaka kubikubwira mwene data kugira ngo bitekerezeho. Hari intwaro ebyiri Satani akoresha. Izo ntwaro ebyiri zirimbuye abantu muri iyi minsi, zisha abantu muri iyi minsi. Ni intwaro Satani akoresha, ariko izo ntwaro akaba ari intwaro zikomeye cyane. Mureke dusenga Imana kugira ngo Imana iduhe uburinzi bwo mu buryo bw'umwuka, ubugingo bwacu burindwe, twumve koko turinzwe. Izo ntwaro ebyiri Satani akoresha mu kudutsinda, iya mbere ni ibishuko. Ibishuko rimwe na rimwe, ibyo bishuko ugasanga umuntu abitekereje yarangije kubigwamo. Iyo urangije kugwa muri ibyo bishuko, Satani aba arangije kugera ku ntego ye. Ndabaha urugero rwa gakoco, murayizi, n'imbeba. Imbeba iyo igiye gufatwa mu mutego, iraza ikigira hino, yakwitegereza ikareba y'umutego, ariko nyine ikabona hariho ibintu biryoshye. Noneho mu kureba kuri ibyo bintu biryoshye, rimwe na rimwe hari n'igitekereza, ariko se wakwibwira yuko uwo muntu wayiteze ni urukundo se? Kuyishyiriraho amavuta akayishyiriraho utuntu turyoshye ugira ngo ni urukundo? Ntabwo ari urukundo ruba, ahubwo ni ukugira ngo ipfe. N'abantu benshi rero baguye mu bishuko mu buryo butandukanye. Niwitegereza iyo mbeba, akenshi hariho igihe ihagera ikitegereza, ikareba, igasubira inyuma. Yarangiza gusubira inyuma, ikitegereza ko biriya bintu koko byaye biryoshye ikagaruka, mu kanya ukabona yafashwe mu mutego. Rero ibishuko ni intwaro ikomeye Satani ari gukoresha muri iyi minsi. Arakubwira ngo ariko se ubu waburara gute? Ubu abatekamutwe babaye benshi muri ubwo buryo. Noneho ikibabaje, harimo n'ibintu ubundi bitajyaga bitekwamo umutwe, ariko uyu munsi bitekwa mu mutwe. Biratangaje. Rero ibishuko, Imana iturinde, Imana itugirire neza. Iyo ni intwaro Satani akoresheje muri iyi minsi cyane, kubera ko atwegera akadushuka, noneho mu bishuko bye tukagwamo, ugasanga ingorane zabaye nyinshi. Indi ntwaro ya kabiri Satani akoresha ni ubwoba. Ubwoba, abantu bagatengurwa, umuntu akagira ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'imibereho. Nzabaho nte? Bizagenda gute? Nzarya iki? Bizagenda gute? Ukumva nta mutekano ufite mu mutima, ukumva ingorane zaje. Noneho ugatangira gutekereza, ukavuga utahari na ya masezerano Imana yamaye ntayo. Amasezerano arihera, amasezerano umuntu agira, ariko ayo masezerano umuntu akayicwana n'inzara, ayo masezerano umuntu akayatukanwa, ayo masezerano umuntu akangwa kuri urakashwe. Ayo masezerano se ni amasezerano ameze ate? Iyo umuntu afite ubwoba rero, ubwoba akora ibibi byinshi, akora ibizira byinshi. Ariko muhumure, Kristo yaratsinze. Muhumure, Imana yiteguye kutugirira neza,
ariko turushaho kuyegera, tuyisenge, tubaze Imana, tuyisobanuze, Imana iturinde ubwoba. Ariko ngo iyo twisabiye kurindwa, umuntu agira icyizere cy'uko turi bubashe kurenga ibyo, tukarenga ibyo turi buhure nabyo byose, maze izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ese wowe mu byo utekereza no mu byo wibwira, nta bwoba ujya wumva buyobora umutima wawe? Ese ntabwo ujya utekereza ukumva hari ukuntu uri kubitekereza, ukumva ugize ubwoba bw'ubuzima? Wakwitegereza ibintu bigiye bitandukanye, indwara z'ibyorezo ziri kwaduka, harimo n'iyi COVID-19, hari indwara z'ibyorezo, amadiyabete, hari indwara za hepatite, hari impuha zitandukanye ziri kugenda zitera abantu ubwoba. Ese wiringiye iki? Mu byo uvuga no mu byo ukora nta bwoba bugaragaramo? Abakristo b'iki gihe dukwiriye kumenya yuko Imana iri kumwe natwe. Satani yadutera ubwoba, tukavuga ngo mu ijuru hari Imana, tukavuga ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose. Reka rero muri uko kurindwa n'Imana dusoreze mu magambo, ku magambo ari mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, mu gice cya 4 n'umurongo wa 4. Ni umurongo nawo ugendanye n'ibi bintu. Dukwiriye gusenga Imana kugira ngo ituneshereze izi ntwaro za Satani. Kandi Imana iyo ifite ubushobozi bwo kudukiza, ariko rimwe na rimwe ntabwo tuyegera, rimwe na rimwe ntabwo tubitekereza, rimwe na rimwe usanga ubwonko n'ubwenge byagiye ntitubashe gukurikira. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana hari icyo yabivuzeho mu gice cya 4 ndetse n'umurongo wa 4. Waravuga ngo bana bato muri ab'Imana, ngo kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Ntabwo nzi niba iryo jambo muryumvishe neza. Bana bato, abana bato akenshi mu byo kwizera, mu guteraganwa n'imiyaga y'isi, bishuko biraguterera hirya, ingorane ziragutera hirya, ibibazo biraguterera hirya, inzara iguterere hirya, ibintu nk'ibyo bishuko bize bikwitureho. Noneho ubwoba nanone bw'ubuzima n'ubw'imibereho n'ibindi bitandukanye bize nabyo bikwitureho. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo mwana muto uri uw'Imana, haleluya, muri ab'Imana, ngo kandi ba bandi mwarabanesheje. Mu yandi magambo, dufite ubushobozi n'imbaraga byo kunesha ibishuko. Imana yaraziduhaye izo mbaraga. Dufite ubushobozi n'imbaraga byo gutekereza neza mu buryo buhesha izina ry'Imana icyubahiro. Dufite ubushobozi n'imbaraga byo kunesha ubwoba bugenda muri twebwe. Imana itugirire neza. Hari impamvu ituma Imana ngo iturwanirira, cyangwa se hari impamvu ituma Bibiliya ivuga ko dufite ubushobozi bwo kunesha ibyo byose bitugerageza. Ngo kuko uri muri mwe, haleluya, ngo uri muri mwe, uri muri mwe, uri muri mwe. Ntabwo nibaza niba muri kubitekereza neza, uwo nguwo uri muri mwe, uwo nguwo uri muri mwe, Yesu Kristo mwakiriye, Umwuka Wera ugendana muri mwe. Imana Data yaturemeye mu buryo butangaje, ifite ubushobozi. Uwo nguwo ari muri twe. Ntabwo tunesha nkatwe, ntabwo turwana nkatwe, ntabwo dukora biriya nkatwe, ahubwo ngo uri muri twe, haleluya, ngo aruta uri mu bisi. Icyo gikwiriye rero kuduhereza imbaraga n'inkomezi. Mwene data, ese wumvishe ibi bice byose ukwiriye kugenderamo mu isengesho ryawe usenga? Ese wumvishe intwaro Satani akoresha arwanya abakozi b'Imana? Ese wumvishe intwaro Satani ari gukoresha muri iyi minsi kugira ngo yoreke imbaga? Ariko ngo uri muri twe aruta uri mu bisi. Imana rero ikomeze kubagirira neza, twese ikomeze kuduhereza umugisha, kandi tugire uyu muco. Nuvuga ngo umuco ni ikintu umuntu akora kitakimuvuna. Ni ukuvuga ngo dusenge bitatuvuna, kubera ko iyo dukomeje kubaka umuco, ibintu bigeraho bikaba ubuzima. Ubuzima bwacu reka buba ubuzima bwo gusenga, kandi ndabizeza yuko Imana izakomeza kutuneshereza, kuko ijambo ry'Imana uko twabonye muri uru rwandiko urwa mbere rwa Yohana, ngo uri muri twe aruta uri mu bisi. Rero ngo bana bato muri ab'Imana, kandi ba bandi mwarabanesheje, kandi ba bandi mwarabanesheje, haleluya, kuko Imana iri muri twe irusha imbaraga ibindi byose dushobora guhura nabyo.
ese waruhuye n'ingorane ugasubira inyuma? Ese urabona ubuzima ukabura icyerekezo? Ese urareba byose ukabona nta gisubizo? Imana yiteguye kukugirira neza. Ndabifuriza kugira uyu muco wo gusenga, noneho muri uwo muco wo gusenga tugakuramo ibisubizo bitandukanye, kuko twaganiriye na nyir'ijambo. Dusenga Imana, ariko mu gusenga wongere utekereze ibyari bigutwaje igitugu, wongere utekereze imitekerereze yawe ukuntu yari irimo ikora, wongere utekereze uburyo warubanye n'Imana, wongere utekereze uko wumvira umwuka, kugira ngo muri byose turusheho kugwiza imbaraga zo gukomera muri iyi minsi igoye abagenzi. Turagushimye Mana, ugira neza, kandi iri banga ryo gusenga ni ibanga waduhayeho umurage. Uravuga ngo ni mu nyegere, uravuga ngo tuze mu kuri, uravuga ngo tuze dugusenga ariko mu mwuka. Turinginze rero kugira ngo duhereze imbaraga muri ibi bihe bigoye, muri izi ngorane zitandukanye z'ubuzima, muri ibi bihe by'indwara, muri ibi bihe by'ibyorezo, muri ibi bihe by'ibintu bitandukanye. Mwami, dukeneye kurindwa nawe. Duhe kukwegera rero, kandi tugende turushaho kugwiza imbaraga kugeza ubwo tuzagera ku kigero Mwami Imana utureba ukatwishimira. Umugisha abakurikiye inyigisho, umugisha kandi n'abantu bose bazahindurwa nayo, kugira ngo Mwami Imana urugendo turimo rugana mu ijuru tuzarusoza amahoro, kandi tuzakubone ubwo uzaba uhingutse ku bicu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.